Inama y'umunsi. When everything goes dark in your life, when those people who you thought would be there for you forever suddenly leave you, what do? Ukora iki? Ukora iki y'ubuzima bwawe hirya no hino ureba ukabona n'umukara gusa? Ba bantu bakwijeje ibitangaza bakubwiye ko badashobora kugusiga no matter what. Iyo bagiye ukora iki? Ukora iki indoto zawe zanzozi wahoraga urota amanywa nijoro iyo ugeze aho ubona zitagishobotse? Buri umwe ugishije inama akakubwira ko ibyiza ari uko wahindura kariyeri, washaka ikindi ukora cyangwa se waba ubihagaritse. What do you do? What do you do when it seems like things couldn't get any worse? What do you do when all hell is breaking loose on you? Ukora iki? Now you listen to me. You gotta take a stand, honey. Ntega amatwi neza witonze. Ndashaka gukomeza ugahatana, ukomeza ukarwana. Ishake mu rwarubaraga nubwo rwaba ari rumwe gusa usigaranye. Nubwo batiri yawe yabisigaye kuri rimwe kwijana. Please don't let it die. Witumizima ndakwinginze. Komeza, shinyiriza, ihangane ho gato nanone. This is not the end. Iri si ryo herezo, believe me. Nkubwije ukuri ko muri wowe ufite imbaraga n'ubushobozi bwo guhindura story yawe. Ufite imbaraga n'ubushobozi byo guhindura amateka yawe, kandi nta muntu numwe, nta kigeragezo na kimwe kiri kuri iyi si cyabasha kukwambura ubwo bushobozi uretse wowe ubwawe gusa. Ntwari ibona iyo titire byoroshye. Bisaba kunyura mu muriro n'amazi, bisaba kugwa inshuro zitabarika, bisaba gutsindwa inshuro zitagira ingano, guhomba, gucika intege, ariko ugakomeza. Sometimes hari ubwo amahitamo yonyine usanga usigaranye ari just gukomeza. Secret yaba uruzingano y'agahinda mfite. Break up irababaza. Break up irababaza. Uyu muntu ndacyamukunda. Ndacyamukunda, kumva ko urukundo rwacu rurangiye simbyumva. Well, I have been there too. Nanjye ho narahanyuze. In fact, harabona iyi saha ngikunda n'umutima wanjye wose, ariko nashobora gukomezanya nabo mu buzima bwanjye. So pick yourself up. Hanagura yo marira uhaguruke dukomeze, kandi ntabwo uri wenyine, ndahari, humura, tuzabinyuranamo. Rira, yes. Rira, but keep moving. Uti Claudette, mfite ubwoba, sinzi uko bizagenda, sinzi icyo gukora, mfite ubwoba bw'ahazaza. Keep moving. Ndabizi ko ushobora kutabibona akakanya, ariko ako gahinda, uwo mwanda wose uri gucamo akakanya, rimwe uzasubiza amaso inyuma ushima Imana ko byakubayeho, kuko byakugize undi muntu utari kuzigera ubasha kuba wiyutabinyuramo. Ibi bihe bibi uri kunyuramo akakanya rimwe bizakubera umugisha kurenza ibihe by'umunezero wigeze ugira, kuko ibihe byiza, ibihe by'ibyishimo turabigira bigahita, turabigira memories turazigira tukazibika ku mutima gusa, ariko ibihe by'umubabaro birahita, ariko ntibidusiga uko byadusanze, bisiga biduhinduye. Akakanya mbajije isomo rikomeye mu buzima nigiye mu bihe byiza nta na rimwe nakubwira, ariko mbaza iryo nigiye mu bibazo, iryo nigiye mu bikomere, iryo nigiye mu burwayi, iryo nigiye muri disappointment, iryo nigiye muri relationship zasize zinkomerekeje, iryo nigiye mu byifuzo by'umutima wanjye Imana itabashije gusubiza nyuma yo gusenga inshuro zitagira ingano. Mbaza iryo nigiye muri ya masengesho yuzuye amarira igihe nari desperate. Mbaza iryo nigiye mu bihugu bitandukanye by'amahanga, aho nta nshuti, nta famiye, nta mafaranga, ntaho kuba, nta kazi. Mbaza isomo nizo ubwo nisanga ntaza hondi mu gihugu cy'amahanga mwijoro, kure cyane yo mu rugo, mu kizu kitarimo umuntu numwe uretse abasinzi n'abanywara umogi. Telefone yanzimiyeho, ntaza aho mfatira bisi ngeza mu rugo. Umwana w'umukobwa wenyine mu bukonje burenze igipimo, burenze imyumvire yawe, aho nta muntu n'umwe ushaka gukura mu ntoki ngo afate telefone akurebere byibuze kuri Google Map akubwira icyerekezo, akwereka aho ugomba kunyura. No, you just don't get it, do you? Utise Claudette wabigenje uti? It doesn't matter. Uko nabigenje siyo gifite agaciro, sweetheart. Igifite agaciro nuko nabirenze, right? Igifite agaciro nuko akakanya atariho nkiri. So nawe honey, listen to me. Sinzi ibyo uri kunyuramo akakanya, okay? Sinzi ibyo uri kunyuramo akakanya, ariko icyo nzi neza ntashidikanya nuko atari byo kukwica. This too shall pass. This too shall pass. Well, kubera ibyo bihe by'umukara, at least now nzi ko nshobora kubabarira by'ukuri.
nshobora kubabarira by'ukuri umuntu wanteye intimba ikomeye mu buzima kubera iminsi y'ikirere cy'imvura gusa. Byibuze uyu munsi nzi ko nshobora gukomeza guseka mu bantu kabone n'ubwo umutima wanjye wabujojoba amaraso. When the world tells you that it's over, there is no way out. That's when you fight the hardest. You keep showing up no matter what. You keep showing up no matter how dark it gets. Claudette biragoye. Well, guess what? Nanjye ntibinyoroheye. Utekereza ko byoroshye gukora inama z'umunsi zirenze 3 mu cyumweru, kongeraho kandi kazi ku ruhande, ishuri na bills zitagira ingano zo kwishyura? Utekereza ko byoroshye gusoma igitabo gifite page zirenga 300 mu kwezi kumwe kandi udafite uwo mwanya? Utekereza ko byoroshye kubona famiye, inshuti na wa muntu mwahuriye mu mahugurwa rimwe gusa mu buzima, buri umwe ari kugutura ikibazo cye? Abashaka minerivali z'abana, abashaka intwererano, abandi bashaka yo gukoresha inzara n'imisatsi, buri umwe gusaba amafaranga nawe ubwawe uteranya imibare ukabona ntihura. Listen, nkunda n'umutima wanjye wose iyi calling, uyu muhamagara Imana yampaye. Sinibona ndi gukora ikindi kitari iki ngiki. But you guys, gukora inama y'umunsi almost every day ntabwo ari akazi koroshye. Nanjye nakabaye nejejwe no kwicara mfite ka cyayi mu ntoki muri ubu bukonje, ka cyayi karimo nido, nkagereka akaguru ku kandi ubundi nkicara nkinjoyinga Netflix, right? Ariko siko bimeze. Mara fact ubu ngubu aka kanya tuvugana ndimo nandika inama y'umunsi ni 6:42 z'ijoro, kandi mfite kandi kazi mu gitondo ngomba kujyaho nzindutse. It's not easy at all. It's not easy, but I will do whatever the hell it takes to get through this. Niba icyari cyo binsaba ngo ngere ku ndoto zanjye, trust me, amen. Ndi ready, nditeguye. Sinzi icyo bigusaba ngo ubashe gutsinda icyo kizamini, ariko icyo bigusaba cyose nawe gikore. Uti watifu nkoze ngatsindwa. Uzi icyo uzakora? Nutsindwa inshuro ya mbere uzajya mu rugo ugende wongere wige ushyizeho umwete, wongeremo imbaraga, gukora ibishoboka byose, wongere ukora ikizamini. Nutsindwa wongere ukore nanone. Failure ni indeskariye ku rwego igufasha kuzamuka ukabasha kugera hejuru. Ese reka nkubaze, ni ikihe kibazo wowe ufite gishya kuri iyi si undi wari we wese atigeze anyuramo? Undi wari we wese atigeze anyuramo mbere? Icy'urubyaro, well, harabamaze imyaka iruti yawe nta mwana kandi uyu munsi barahetse, bafite abuzukuru. Icy'uburwayi, kanseri yawe, harabakuruta kure cyane mu myaka kandi bahanganye nayo, uyu munsi ni bazima. Mu rukundo urabona nta kigenda, nzabamaze imyaka iruti yumaze uri single kandi uyu munsi wubatse ingo nziza zikomeye, ingo zubaha Imana. Wowe nakazi, ni business itagenda neza. Mbwira ni iki uri kunyuramo aka kanya gishya kuri uyu mubumbe? Ntacyo, right? Ntacyo. Byanze bikunze hari uwanyuze mu kibazo gisa neza nk'icyo uri kunyuramo aka kanya. Hari uwanyuze mu kibazo, mu kigeragezo nk'icyo uri kunyuramo aka kanya, kandi cyarakemutse, alright? So niba abandi byarabashobokeye nawe byakunda. Niba abandi barakize nawe Imana yagukiza. Niba abandi barabonye abagabo nawe wamubona mu izina rya Yesu. Gira kwizera ndakwinginze. Witakaza ibyiringiro by'ahazaza.